iyo ni indirimbo Bruce niwe bagakubise wapi ntagaraga kuntu yazanye umuhini The Ben yagize gutya nabakora akantu keza gatangaje kurusha ibintu byose na Bruce Melody yakoze ikintu yaje akajya akora yagiye dutangiranye ibihanga bibiri nkuko babivuga mu Kinyarwanda nta bihanga bibiri bishobora gukwirwa mu nkone imwe ariko kandi mu bisanzwe abaho wa mbere akabona wa kabiri nubwo benshi baba batabivugaho kimwe bashaka kugaragaza ko wa kabiri ashobora kuba arenze wa mbere ari nabyo tugiye kugarukaho dusubiye inyuma ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uno mwaka twatangiye 2026 muri uno mwaka twatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere habaye igitaramo cy'injyana muntu hagati ya Bruce Melody na The Ben. Iki gitaramo cyateguwe na The Ben imbere y'abafana buzuye BK Arena. Bruce Melody yamaze ku rubyiniro isaha n'iminota 20 kuva saa 5:05 aririmba indirimbo zitandukanye zanyuza abari muri iyi nzu yakira nabura bagera ku 10,000 bicaye neza. Ni mu gihe The Ben yageze ku rubyiniro saa 6:50 aririmba indirimbo zitandukanye akanyuzamo agashimira abantu batandukanye aho mubo yagarutseho arimo n'umuhanzi Bruce Melody bari bahatanye muri iki gitaramo. The Ben yashimiye abafana be avuga ko igitaramo The New Year Groove kirangiye saa 8:15 asoreza ku ndirimbo Thank You yo gushima Imana. Ni mu gihe umubare munini w'abari bitabira iki gitaramo n'ubundi bari batashye hakiri kare. Gusa icyo ntago ari cyo kinzanye. Ikinzanye ni ukubagezaho abari bashyigikiza impande ebyiri hagati ya Bruce Melody bise Munyakazi cyangwa se 001 hamwe na The Ben bise Gisamagwe cyangwa se Tiger nanone cyangwa se bakavuga The One of Kind. Giye kubagezaho video igaragaza uko bagiye bashyigikira bino byamamare. Wowe ukurikirane ubane natwe mpaka kugeza ku musozo w'iyi video. Ngiye nitwa Tuganimana Gilbert tubane kugira ngo iki kiganiro kirangire wamaze kumenya ngo buri muntu ari kuri ruhande nawe uzinguruka kuri ruhande niba koko ibyo uhagazeho ubyemera neza. Ikaze ko nabikurikiye mu mashusho nabikurikiraga umuhanzi wanjye The Ben yaje nyuma ya Melody ari nkamfite Nyagatare 15 ndaziguhaye rwose kuko ibintu nakoze kuri stage biteye ubwoba cyane. Bana mutaje muri kino gitaramo ngo mwishyure tiki uyu muvandimwe akoze ibintu biremereye cyane. Niba ufana Munyakazi ko twamutumye kwakunda shano kwigiro yuwa ubyanga tumwinginga twose watubari ukaza ariko yaje ararisiketagira ibintu byose aradirimba karahava abafana baraguruka abacuranzi kabuhariwe hanyuma umuhanzi wanjye umenye nta bacuranzi yarafite Igisamagwe. The Ben reka nkubwire rero niwe mwami w'umuziki nyarwanda ibyo twarabyanzuye ni ibintu mpora mbabwira nkabwira ati ahangaha Melody sizi ikintu yaje gukora. Umuhanzi tuzi ni uyu nguyu wenyine mu gihugu cy'u Rwanda ariko reba fresher afite. The Ben Diamond basohoye kubera ko bose mbafana nanjye nk'umuririmbyi ndagira ngo mbarangire ko nimurenze umunota umwe mutarajya kwishaka niwe ndarapambama ariko dore ibintu twaraye tubonye muri iri joro. Dore umuhanzi ngarifata akandagaza mugenzi we akamusebya. Maze iminsi mbona abantu benshi bwaripanze ngo uruhande ngo ngende kuri urunguru ngo nanjye ndi kuri urunguru ndabyihorera ariko nanjye ndakuvugisha umuntu yafashe umwana mwandagaza yewe n'ubundi nta tuzi wamvomeraga ariko buriya mu bintu yakoze nta bintu bigize icyaha ashobora kuba yakoreye mugenzi ngo muraririmba yewe ariko dore abaririmbye yewe niyo waririmba inshuro 600 wese nzagufana nzafana mugenzi wawe. The Ben na Bruce Melody Green PM Melody jewe reka nkubwize ukuri bro jewe nakuze nzi ko Ben ari we muntu uririmba neza kwisi kuko kuva turi abana yararirimbaga man Melody man Melody n'umwana mubi gute se kandi Melody yaratubeshye mbere yo kugitaramo kibaratubeshyira tubwira ati mwebwe njewe ikintu kimwe nzakubita agakoni kunda yego umuntu hakosha yatubabaje ntago ari byo yakoze niwe bagakubise wapi ntago ari agakoni yazanye umuhini ngo yari yito
kari agakoni mu by'ukuri azana umuhini mu by'ukuri wari witeze agakoni. ni ukuri ko Imana yabya Yes Kenny. Abantu urumva nyine mvuye kureba Tiger. Wallahi nasanze ari gukina match we na Zuzu. Man nkajya muvi. The Ben yagize gutya nawe akora akantu keza gatangaje kurusha ibintu byose na Bruce Melody yakoze. Ikintu yaje akajya akora yagiye avuga ngo shout out to my people, go shout out to The Ben, go shout out to Munyakazi, go shout out to people. Ngiyo Tom Close ngaza kuba ngatariho ngo nge ngo nago nanjye mba ndiho. Niko wigeza wumva iyo tirike Munyakazi ayikoresha avuga ko hari umuntu ushobora kuba adahari nawe akaba adahari. Urangije uragenda uzana Pifura. Ura Pifura warumuzanye kuri stage gukora iki koko? Pifura nenga ashaka amafaranga. Nenga ashaka amafaranga ya YouTube. Niko Pifura agenda uje korora ingurube mu byaro, uve mu ibi bintu bya muzika, we na Tiger mugende muve mu muziki muri kutwica. Ebwe muratwicura umuziki nyarwanda. Tamari nete nikampa Bruce Melody utagwa nasajya Rimba ya David ya Bruce Melody. Buki Iririmba. mu buzima busanzwe cyangwa Munyakazi. Oya ubona kuba muri ku ruhande rwa Ben yo